aha turagarutse muri studio za Radio Umucyo ndetse ku isaha y'isatatu zirenze iminota 8 imbere yacu muri studio turi kumwe na mushiki wacu ari nawe mwumvaga kuri n'ubundi kuri mikoro cyangwa se munyakira amajwi za radio za Nyaho mu rugo nijwi ry'umukobwa witwa Deborah turi kumwe muri studio za Radio Umucyo n'ubundi numwe mu batumirwa bacu numwe mu bahanzi n'ubundi bo mwitoro rya DPR turi kumwe muri studio za Radio Umucyo. Mbere yuko dukomezanya na mushiki wacu hano hari itangazo ryihutirwa naryo tugomba itangazo ryo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ego Minaloc narenye Minaloc rero kugira ngo niba ufite imbogamizi ku ruhu rwawe ukabona hari okay kambesame nkuko biri ufite imbogamizi ku ruhu rwawe subiza ufite imbogamizi kukubona ubwo abantu barimo kuvuga ngo buri wese ajya yikirizaho aho imbogamizi ze ziri ufite imbogamizi mu kuvuga kugenda kumva ntazo ufite izo cyangwa mu mitekerereze ntazo pe njyewe ziri anje aho muri aha hose numvise mu kuvuga noneho oya kuvuga urabizi ko umunwa narawuteguye neza cyane hanyuma rero ubu leta y'u Rwanda irimo gukusanya amakuru ku bantu bafite imbogamizi mu buzima yego niba utaragerwaho egera ubuyobozi bw'akagari bakubwire uko wakwibaruza ubwo nituvuga ngo imbogamizi ku ruhu ni abantu babana n'ubumuga bw'uruhu si burasibyo abantu bafite ubumuga bw'uruhu n'abantu bafite ubumuga bwo kureba kutumva kutavuga hari igihe wenda tuvuga ngo ufite imbogamizi ntibumve ibyo ari byo ni ukuba ufite ubumuga uruhu akenshi usanga ufitemo amabara menshi cyangwa se riba abantu bafite uruhu rwera cyane ariko atari uko ari abazungu ariko nyine bafite icyo kibazo bagera mu gihe cy'izuba ugasanga uruhu rurababangamira si niba mu gihe cy'izuba gusa no mu busanzwe usanga uruhu nyine bitameze neza sibyo hanyuma rero ibafitiye amakuru adasanzwe yego ariyo nababwiraga niba ayo makuru atarakugeraho wakegera ubuyobozi bw'akagari bakakubwira uko wakibaruza ngo wowe kandi uzi umuryango niba ufize umuryango ufite ngo urimo abafite imbogamizi zo ku ruhu kubona kuvuga kugenda za mbogamizi zose twaho hari umuhanzi witwa Patrick uzamubona kuri YouTube cyane ko buri aba makuru arayafite nangiye kumuhamagara ngo wiceceka ngo bibutse bamenyesha cyangwa se ubwire ubuyobozi bukwegereye ko nyine abo bantu bafite icyo kibazo sibyo agaciro nyine agaciro kiri kusanya makuru nuko rigiye gutuma leta ishyira mu igenamigambi ingamba zikemura ibibazo bibangamiye abafite ubumuga mu Rwanda nta kindi kibiteye ni gahunda ya leta ya planification yuko hagiye kujyaho plan kadushimire leta y'u Rwanda hanyuma rero nayo mpamvu bavuga bati noneho hari igihe ujye ubona abandi ukavuga ngiye ko nacikanwe ntari muri iriya gahunda ariko abenshi biterwa wenda no kuba batanakurikirana amakuru no kuba ariko n'umuryango nawo warabaheje n'umuryango kuba warabaheje aricyo kintu cya mbere gikwiye kurwanywa ibintu by'umuryango guheza abantu bameze gutya n'ikibazo rero kirasaba abayobozi mu nzego z'ibanze kubishishikariza abaturage no gukurikirana ko abo bireba bari buri munsi nyine yego bari mu bantu babaruwe yego nuko turebera muturebere ko abo bavandimwe bacu bari babaruwe neza imibare yabo amakuru rwose yabagezeho imibare yabizatere igihugu cyacu kugira ngo kiba planningire neza hanyuma ubuzima bwabo here kugira uwiheba kandi dufite igihugu cyiza here kugira ubabara kandi umuryango naho wabyanga igihugu cyawe kizakwitaho tugira ikibazo namba ufite igihugu cyiza kigukunda ayo yari amakuru
y'ubutegetsi ya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Yego, hanyuma muri studio Tugaruke nari muri kuvuga ko studio. turi kumwe n'umuvandimwe mushiki wacu yitwa Debora, ubundi amazina Uwamahoro Debora. Uwamahoro Debora. Uwamahoro ni n'umukobwa w'amahoro Oya, noneho ntabwo uzi ikintu cya mbere abantu bajya kuri YouTube yacu live babanje kumureba nyine imiturize ye igaragarira no mu maso, yisekera neza, yitwa Uwamahoro nyine yifitiye amahoro tu, yisekera. Uwamahoro Karame, uraho? muraho. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ni wowe? Ni njyewe. Natwe nitwe. Yego. Umeze neza? Ndashimiye era. Imana yera. Urasiyo? Ni buriya ni Haranira ni yera niyo Anje niyo. Yera ni yonyine. Niyo yonyine ariko. Urera mana, urera. Urera kabisa. Urera kabisa. Urera. Manurera. Hanyuma twishimiye kukwakira hano muri studio za Radio Umucyo nk'umutumirwa wacu mu kiganiro Umucyo Gospel Zoom. Ubundi usengera he? Witwa nde? Wivuge. Niba uri n'umugore, dushobora kuba twavuze ngo ni umukobwa kandi ari umugore, weho wivuge, wibwira abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikiye kuri live kuri YouTube. Nitwa Uwamahoro Debora. Ndi umukobwa, sengera muri paruwasi ya Sake Rukumberi. Na ADPR. ADPR. Mbere nasengeraga muri Gasyata nyiba mu mujyi, ariko byabaye ngombwa ko Imana inyumura aho ngaho nsanga umubyeyi. Okay. Hanyuma uri umuririmbyi. Ibintu bya Sake. Sake ni Iburasirazuba. Iburasirazuba. Nari ngize ngo ugiye guhita unjyana muri Repubulika aho iharanira. Aho nyine. Oya. Kujyana mu iharanira rwose. Nari ngize ngo uri kumparaniriye. Iharanira rero, iharanira ryambabaje uyu munsi. Iryagenze gute? Ryambabaje mu gitondo. Urabizi ko ari inama iherutse. Yego, ndabyibuka. Umva rero abandimwe baho ngo babyutse nyine mu nteko nshingamategeko, babyuka ngo barimo gutera leta, bari kwibaza uburyo minisitiri nyine wa foreign affairs hano mu Rwanda ngo yahawe icyubahiro kidasanzwe, ngo byabababaje. Ngo ni gute? I always want a problem, no peace. No peace kabisa, nta kintu cyabo cya peace kibaho. No peace, always problems. Debo Karame. Kwibona mu kiganiro Umucyo Gospel Zoom biravuze ngo uri umwe mu bakimerita, uri umuhanzikazi, uri umuvugira inka, uri umuyemusi, uri iki? Ndi umuhanzikazi. Kubitsindagira. Oya, kugira ngo byumve neza. Ibintu by'inka wari utangiye kuzana utanatinyuka. Ni umuhanzikazi. Uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yego. Aha, utyo watangiye kuririmba ryari? Natangiye kuririmba kera ndi umwana, ndirimbira muri Korodo Dimashi, ndirimba muri korali y'abana. Muri korali. Aho iwacu Isake. Umuntu nabwiye ngo nize baby. Ngo muri kera ndi muri baby. Anje mbabara ntabwo wize baby we. Ceceka n'ukuri ko Imana ceceka ikibazo cyawe. Nige nize baby. Oya se wowe uri shami. Wiga baby uri shami. Nize ibintu bya baby pe. Wize ibintu bya baby wati? Baby kera twebwe birababi. Wize ibintu bya baby sitting. Ni baby sitting. Kera turi muri baby. Wize nabwo kera turi muri baby abantu barasohoka. Ariko washaka gusetsa abantu. Twe twize mu kintu cyitwaga ngo kibura mwaka. None se nyine ko cyaburaga umwaka cyari baby. Ine ni kibura mwaka babura. Nta mwana utiga ikibura mwaka. Ceceka ikibazo cyawe. Bakiri we yavuze Sunday school. Hari École de Dimanche. Nanjye bize niyibukira ikibura mwaka cyane. Wewe yagumana ikibura mwaka cyawe. We yize muri École de Dimanche. Sibyo rata? Yego. Iwanyu se yabagayo. Yitwa ngo iki? Korodo Dimashe ni ishuri ry'abana batonya, kubera yuko iyo uri umwana mutonya ntago wakiga iby'abantu bakuru mu rusengero. Urakoze cyane. Hari ikintu ushaka kongeraho? Hari ikintu ushaka kongeraho? Muri baby. Urashaka gukomeza kwensista ko wize muri baby, hanyuma aratareka mwibarize. None se
iyo impano yo kuririmba hari undi muntu mu rugo iwanyu uyifite, yaba papa wawe yaba mama wawe, umuntu uyikomoraho? ntayo. impano yo kuririmba iwacu twese ni ari abaririmbyi, ariko iy'ubuhanzi ni iyanjye ku giti cyanjye. wewe warivumbuje avuga ati njyewe rwose w'amahoro reka mbereke uw'inyuma nanjye wewe w'inyuma urabuze hanje reka mbavumbukane bundi njyewe njye kuririmba. ntabwo ari uko byagenze. Byagenze gute? kuko nkunda ijambo ry'Imana mu buzima bwanjye. Nagiye muri Bibiliya nsomamo ijambo riri mu Bacamanza ibice 5 umurongo wa 12 handitsemo ijambo rivuga ngo kanguka kanguka Debora, kanguka kanguka himba indirimbo. Numva indirimbo ihise iza mu mutwe. Ibyo urambeshya. Ntari usome afite Bibiliya. None se ko witwa Debora bigutegeka kuririmba? Ofete ushobora guhita wumva ngo kanguka kanguka Daniel ntazi kuririmba nkajya kuririmba. Njyewe nakubwiye ko nari umukorari, noneho icyazanye ubuhanzi nicyo mvuze. Ni ukubera ko wasomye ijambo ryanditseho ngo nasomye iryo jambo ngo kanguka kanguka Debora uririmbe. Niko handitse. Birashoboka ko ariho handitse. Ni wowe ariko rero handitse ngo ibi navuga n'umuntu w'umugeni. None se niwe Debora bavugagaho? Oya nyine we kuko ari we kuko nitwa Debora. Genda gake nkubwire. Handitse ngo kanguka kanguka Debora, kanguka kanguka himba indirimbo, haguruka Baraki mwene ujyane abanyagano kandekera ahangaha. Urumva icyo navugaga wenda cyumve neza. Icyo uri kuvuga ndi kucyumva. Icyo uri kuvuga ndi kucyumva. Ariko nanjye hari icyo nshaka kukubwira ku byo Debora avuze. Yabugize ubuhanuzi bwe. Yabugize good. Nicyo navugaga. Nicyo nashaka kugira ngo nawe umenye. Iryo jambo warigize iryawe ugira ubuhanuzi bwawe. Noneho bikubitana nuko nawe yitwa Debora. Aranje avuga ati sha wa mana we. Nasanze iyo mano numbishije iryo jambo nanjye indirimbo ihita zimanuka tugashyira mu twumve. Yesu ubwo wari ku musaraba yihanganiye imibabaro bamuteye icumu mu rubavu hazira wowe nanjye. Mwami Yesu turagushimiye kuko wemeye kuzamura iyi si ukadupfira ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo. Iyo ni indirimbo ya mbere wahise uheraho ikurikiye ubuhanuzi. Hanyuma nyuma y'icyo gihe, nyuma y'ubuhanuzi umaze gukora indirimbo zingana iki? Nagiye nkora indirimbo zitandukanye, ariko nahuye n'abaproducer batari beza. Abaproducer batari beza bihorere. Izo wakoze ubu zihari? Izo nakoze ama audio ni 8. Iziri video 3. Ni indirimbo 3. Ubu tuvugana igezweho ni iyihe? Ni dusengesha umwuka iteka iyo muri gucuranga. Dusengesha umwuka twagiye. Gusenga ni intwari ikomeye cyane abatubanjirije bakoreshaga kugira ngo babashe kunesha imigambi mibi ndetse n'imyambi Satana barasa. Gusenga ni intwari ikomeye cyane abatubanjirije bakoreshaga kugira ngo babashe kunesha imigambi mibi ndetse n'imyambi Satana barasa. Dusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, nibwo tuzabasha kuzimya imyambi ya Satani ndetse n'ibiturushya muri urugendo. Gusenga ni intwari ikomeye cyane abatubanjirije bakoreshaga kugira ngo babashe kunesha imigambi ndetse n'imyambi Satana barasa.
usengesha umwuka iteka nibyo bizabasha gutuma dutsinda muri uru rugendo. Indirimbo y'umukobwa witwa Debora Uwamahoro guturuka mu ntara y'Uburasirazuba kuri ubu. Uyu mukobwa rero ngiye muzi aririmba kera rwose ku buryo impano hariya watubwiye ngo yatangiye ryari? navuze ko impano yatangiye uretse muri Ecole de Dimanche watangiye gukora indirimbo ya mbere ryari? ni kera ndi umwana mba muri korali y'abana mimbira korali. Kuyikora ndavuga muri studio. Gukora indirimbo muri studio ni nko mu mwaka w'ibihumbi 2010 mu gihe cya Butera niwe wankoreshereje igitero. Hanyuma kuri YouTube hari abantu banditse Hitimana Claude ati ikaze mu murimo wa papa. Yego. Witwa iri zina rirangora Ange Nsomera. Simpi wati? Kuchka. Nukuri kw'Imana uramfashije. Ati mwese turabakunda ariko abasaruzi yo muri ADPR Kabarondo murakoze. Uyu yitwa ngo ni usengera? Oya no muntu. Ange mbwirira Uwamahoro ko muteze yombi nanjye ndi mu murenge wa Tyazo ahitwa Itunduti. Yamanya data. Itunduti. Ni bahita ngo iki? Utunduti. Nitwa Minani Emmanuel. Aha hantu haramvangiye nukuri kose nabaho. 0787106624. Twakire telefone imwe ebyiri kugira ngo urashaka kuvugisha Debora turi kumwe muri studio. Bavugishe Debora bamuha ikaze mu murimo wa papa mugani wa Hitimana. Radio Mucyo FM. Halo. FM uraho. Aho neza. Witwa nduherereye he? Turakumva suhuza Debora. Imuvandimwe wanjye se Radio Mucyo FM. Halo. Hakuvanze ngo ni. Ngo ni Utunduti. Ni nani Manuel ngo harakuvanze. Yananiwe no kuhasoma niba ari ngo Utunduti. Ni mu murenge wa Kazo. Waki? Wakazo. Kazo baza Debora arahazi. Ahandi hakitwa gute? Utunduti. Hano hitwa Itunduti. Utunduti utyo. Debora musuhuza. Ndamusuhuje nizere ko wahaza hisa humva. Yahamenye. Ikazo ndahazi korali yabo yajyaga iziwacu nyiri umwana kuri cyo. Hanyuma courage nakumvishe. Radio Mucyo FM. Halo. Hello? Oui. Nitwa Manizabaye Emmanuel. Yego Manwe. Ndi kubakurikirana ndi Kirehe. Komerezaho. Yego. Mu murenge wa Kigina ndabakunda cyane. Debora muhikaze mu murimo wa papa. Muhaye ikaze cyane nabanguke dufatanye umurimo w'Imana. Utyo. Undi muntu wanyu. Radio Mucyo FM. Halo. Halo. Oui. Mwiriwe neza. Ebana ni Burundi turamukurikiye Debora. Oya rwose papa erindagura mukisha. Amahoro y'Imana bageze Burundi. I Burundi barakwakiriye bari kukwakira. Yego. Uwo nguwo aho gatuye hafi y'iwacu we. Muzajya muterana yambo mupeperane umwe ari hakurya. Nuko mutumira mugira. Nuko ntari umusore maze numvise afite n'ijwi ryiza. Oya ni na keza ajya kuri YouTube urebe nagakobwa keza cyane. Ukuri ko Imana yabasha guhamagara papa runaka ahubwo mumushakire n'umuntu aho. Muba abasore babareba. Icyo kibazo nsigaranye. Rwose wagira ngo babari impumyi. Bantu b'Iburasirazuba rwose abasore b'Iburasirazuba ndababwiza ukuri. Nibaje kuri YouTube barebe Debora n'umukobwa witwa Debora. Ni umva ubundi bansabe nimero. Ayitange kugira ngo aya mwincuka wicuka. Niba gushyira indirimbo ku isoko nawe yajya ku isoko kuko byose ni mari. Narababuye. Byose ni mari. Irakoze cyane ati byose ni imari. Debora wumvishe ko ufite abakunzi bari kuguha ikaze. Ubwo gahunda ufite ni iyihe sasa? Nyuma y'uko ukoze indirimbo indi tuyitegereze ryari?
gahunda mfite muri ino minsi ndi kwitegura gusohora indirimbo zigera muri 3 audio na video kuko kubera ko zose kubera ko iki gihangano cyambereye umugisha kingejeje kuri radiyo umucyo cyageze kuri Isango Star kuri televiziyo ahantu henshi indirimbo zirakunzwe no muri bari abantu bari kuza baje mu gitaramo cyo muri arena nanjye nari natoranijwe ariko haburamo indirimbo kubera ko icyo gihangano cyakunzwe nanjye ubu rero sinicaye ubu ndi gushaka imbaraga no mu buryo bwose no mu baterankunga ku buryo uyu mwaka utagomba kurangira cyangwa uriya dutangira 3 wazishyize hanze. Urakoze cyane Deborah, hanyuma Imana ibigufashemo, sibyo? Ibyo bintu Imana ibigufashemo umwaka utaha cyangwa se icyo gihe uri gutekereza izo ndirimbo uko ari 3 ugenda uzikubite ubundi rumara kuzikora uzinzanire tujye tugira gute tuzicuranga, sibyo? Hanyuma Deborah, reka tugushimire awakoze kwitabira ubutumire bwa Radio Umucyo. Imana amahoro ikukomeza ibane nawe kandi tuzakomeza kugushyigikira mu buryo bwose. Wabwira abaduteza amatwi social media zawe cyangwa se ahantu bashobora kubona indirimbo zawe, hanyuma tugahita dusoza kugira ngo twakire n'abandi batumirwa. Kuri YouTube wandikaho Dusengesha Umwuka Iteka by Deborah. Kuri YouTube urageraho wandike Deborah Uwamahoro, Deborah Uwamahoro ahita umubona. Nurangiza indirimbo, hariho indirimbo zigera muri zingahe bureze ndebe, hari indirimbo zigera muri 4 ugereho zose uzirebe unamuhe subscribe kugira ngo ukomeze guteza imbere umurimo w'Imana na Deborah Disa agire gute uyitwa ngo uruwo gushimwa ihindura ubwo ni yaranesheje hanyuma reka ngushimire indirimbo uherutse gukora wari nambaye neza, washyizemo n'akajipo katagaragaza amateka, kameze neza, gasa neza, wasaga neza pe. Ngomba guhindura ingamba kuko iyo nahindura ingamba sinari kukugeraho. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha Deborah. nasenze nk'umukirisitu. Mana ndagushimye, ushimiye ko uri Imana igendana n'umuntu uwo ari we wese, wabanye natwe mu bihe byatandukanye, twigiye twifuza ariko wowe nk'Imana wari uzi igihe, kuko umubwiriza yanditse ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo kandi igihe kigira igihe cyategekewe. Twagushimaga tukiri aha hantu, kandi n'aba banyamakuru mbasabiye umugisha mu kazi barimo, kandi n'abagiye kwinjira aha ngaha ubane nabo,
kandi natwe tugiye ugendane natwe, ineza y'Imana ibane n'abantu bawe. Icyo dushaka muri byose ni ukugira ngo abantu bakomeze bamenye ineza y'Imana kandi n'ubugingo bazabubone. Izina rye ryera. amen amen amen. Debora wakoze cyane. Yego. Umwenda ukingirije ahera ucamo kabiri, buri wese yigerera ku Mana. Umunsi wa gatatu yazamukanye intsinzi, azukanesheje Satani n'urupfu na kuzimu. Umunsi wa gatatu yazamukanye intsinzi, azukanesheje Satani n'urupfu na kuzimu. Yaranesheje Yesu, yaranesheje Yesu, umwenda ukingirije ahera ucamo kabiri, buri wese yigerera ku Mana. Yaranesheje Yesu, yaranesheje Yesu, umwenda ukingirije ahera ucamo kabiri, buri wese yigerera ku Mana. Uruwo gushimwa Mana y'imbabazi, uruwo gushimwa Mana y'urukundo, uruwo gushimwa Mana ishobora byose, amahanga yose agupfukamire. Uruwo gushimwa Mana y'imbabazi, uruwo gushimwa Mana y'urukundo, uruwo gushimwa Mana ishobora byose, amahanga yose agupfukamire. Icyubahiro n'ikibi cyawe, icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu, isi no mu ijuru bagupfukamire. Icyubahiro n'ikibi cyawe, icyubahiro n'ikibi cyawe, icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu, isi no mu ijuru bagupfukamire. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Aho abantu bose bananiriwe, aho ababyeyi batagishoboye, aho abaganga batategereje, aho niwe utangirira gukora. Aho abantu bose bananiriwe, aho ababyeyi batagishoboye, aho abaganga ufite none nibwo buhamya bwawe.